Twongeye kubasuhuza mwese mwadukurikira hano kuri Joshua TV Rwanda. Tubahaye ikaze muri wa mwanya w'ishuri rya gihanuzi. Muri mwebwe mushaka gusobanukirwa imikorere y'umwuka ndetse no guhanura, mujya mwibaza ibibazo byinshi ariko mukabura ukuntu mwabisobanukirwa, mujya mutekereza buri kimwe cyose kigendanye n'impano z'ubuhanuzi ndetse n'imikorere y'umwuka bikakuyobera. Aha kuri Joshua TV Rwanda twarabyiyemeje kugira ngo tujye tubibagezaho buri kimwe cyose. Ni karibu rero kuri wowe wamaze gukora subscribe, niba utarayikora kandi ni umwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu mu gihe cyose tuzajya turaba tubikoze bijye bikugeraho mu bambere. Ndabizi neza yuko ntabwo uzicuza ko waduhaye umwanya wawe, kuko ndabizi neza ko ubumenyi tugenda tubona, ku bumenyi tugenda twunguka, ku byo tugenda tuvuga duhawe na Mwuka Wera bizakugirira umumaro kandi uzabona yuko byakugejeje kure, ndetse hari urwego rumwe uzavaho wisange no ku rundi. Uyu mwanya cyangwa se uyu munota twongeye kugaruka muri ya gahunda yo gusobanura ibigendanye n'imikorere y'umwuka ndetse n'impano za gihanuzi. Uyu mwanya ubushize twavuze ngo mbese wajyaga wibaza ko uri umuhanuzi? Ese wajyaga wibaza niba nawe Imana yagukoresha kandi Imana ikavugana nawe? Hari abantu benshi bajya bavuga ngo mbese Imana iravuga cyangwa se Imana ntabwo ivuga. Ariko uyu mwanya bene utwo tubazo twose kubigendanye n'impano za gihanuzi tuzajya tugenda tubisobanura hano kuri Joshua TV Rwanda. Twarabyiyemeje kandi ndabizi neza yuko bizakubera umugisha kuri wowe, kuko uyu mwanya ni umwanya twise ishuri rya gihanuzi. Reka turebe ibintu bitandatu bikwereka ko ufite impano y'ubuhanuzi cyangwa se ufite umuhamagaro wa gihanuzi. Tugiye kureba ibintu bitandatu bikwereka ko ufite impano y'ubuhanuzi cyangwa se ko ufite umuhamagaro wa gihanuzi. Hari abantu benshi bafite impano ariko bakaziryamisha. Nkunda kubabwira ibyanditswe bivuga ngo umwami yagiye mu gihugu cya kure ngo ariko asigira bamwe amafaranga. Bamwe barayamenya batangira kuyakoresha no kuyabyaza umusaruro, ngo ariko abandi nabo undi we ntiyabimenya, ngo aragendera yitaba. Nabibabwiye mu kiganiro cyabaye ubushize, nakoze ubushize. Rero ni gute wamenya yuko hari taranto yawe utabye kandi y'ubuhanuzi, kugira ngo nawe ubikoreshe neza cyangwa se nawe umenye ukuntu winjira mu muhamagaro, abantu batakugishije impaka, abantu batakumwajije, abantu bataguhakanije, wowe ugakomeza ugahagarara mu byawe ukavuga ati ndabizi neza yuko Imana yampamagaye izankoresha. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu bikwereka ko ufite impano cyangwa se ko ufite umuhamagaro w'ubuhanuzi cyangwa se wa gihanuzi. Ikintu cya mbere kikwereka ko ufite impano cyangwa se umuhamagaro wa gihanuzi, icyambere muri byo, wakira ubuhamya bikwemeza yuko ibyo wabwiye abantu byabaye. Iyo ufite impano ya gihanuzi, iyo hagize ikintu ubona ku muntu ukakimubwira, iyo ubwiye umuntu ukamubwira ngo mbonye ibi n'ibi, uhita wakira ubuhamya bukubwira ngo bya bindi byose uko wabimbwiye niko byagenze. Nshuti yawe, niba hari ibintu ujya ubwira umuntu ukabyiyumvamo cyangwa se ukabirota, cyangwa se ukumva muri wowe hari ijwi ribikongorera, wamara kubimubwira ukongera ukakira ubuhamya, akaza akabikwemeza kuko wabimubwiye ariko byagenze, ako kanya hita umenya yuko ufite impano n'umuhamagaro wa gihanuzi. Ibihamya bivuga ngo bya bindi wambwiye niko byagenze, bya bindi wavuze niko byagenze. Hari n'ikindi kintu kibi. Hari igihe ubyutse mu gitondo ukumva ubyukanye indirimbo za Salomo, cyangwa se ukumva ubyukanye isomo rimwe muri Zaburi, ukumva icyo gice kiri kugenda kigufasha mbere y'uko uva mu rugo. Nta n'umuntu wigeze uvugana nawe ku rusengero, yewe n'umushumba wawe nta naho muhuriye. Wagira gutya waba ugeze mu rusengero, ugumaze kwitegura, wambaye, wagiye winjira mu rusengero. Ukigera mu rusengero, ya inspiration wabyukanye, rya jambo ryabyutse rigufasha, ya ndirimbo wabyutse uririmba, wajya kubona ukabona kimwe cyose uko wabitekerezaga, uko wabibonye ugeze mu rusengero niko bigenze. Kimwe icyo kintu gihita kikwereka yuko uri mu mwuka umwe kandi w'ubuhanuzi, kuko ibyo watekereje byose n'ibyo wahoze ubyuka, n'ibyo wabyukanye mu gitondo, inspiration, umuhamagaro urimo niko byagenze. Hita umenyera aho ngaho ko ufite impano y'ubuhanuzi, ko ufite umuhamagaro wa gihanuzi. Icya kabiri kikwereka ko ufite umuhamagaro cyangwa uri mu mpano ya gihanuzi, ukunda ubuhanuzi. Ntabwo umuntu yavuga ngo akunda ikintu atakibamo. Iyo uri umuhanuzi ukunda n'ubuhanuzi. Hari abantu benshi baduca intege, ukumva umuntu arakubwiye ngo ngo uriya muntu ngo ntabwo ajya gusenga gusa, ngo ahubwo abakurikiye ubuhanuzi, ntibakaguca intege.
ni umusinzi akunda mu kabari, umujura akunda iyo abajura bari, umusambanyi akunda iyo indaya ziba. Nawe muhanuzi, iyo ufite impano y'ubuhanuzi, iyo ufite impano umuhamagaro wa gihanuzi, nawe ukunda ubuhanuzi. Uravuga ngo yes, niba hariya muri ruriya rusengero nta muhanuzi ubamo, ngewe ntabwo ndi bugemo. Ntibakagutera amabuye, nanjye Joshua sinshobora kuba mu rusengero rw'Imana itavuga. Yabivugira mu ijambo ariko bikitwa ubuhanuzi, yabikoresheje abantu ariko bikitwa ubuhanuzi. Ibyo uko gukunda ubwo buhanuzi, uko gukunda iyo ministry ya prophetic, uwo muhamagaro wa gihanuzi, bikwereka yuko nawe uwo muhamagaro niyo mpano uyifite, kuko ibyo ukunda nibyo bikubamo. Gukunda ubuhanuzi, ukunda ubuhanuzi bikwereka yuko ufite umuhamagaro n'impano za gihanuzi. Icya gatatu kikwereka yuko ufite impano cyangwa se umuhamagaro wa gihanuzi. Ikimenyetso cya gatatu, wifuza kugirana ubucuti bwa hafi n'Imana. Uri umuhanuzi wumva buri gihe cyose wahora uri kuganira, uri kuvuga ku by'Imana, ugahora wumva waruhura mu masengesho. Niyo mpamvu abahanuzi benshi ujya kubona ukabona afasha amasengesho y'iminsi 20, afasha amasengesho y'iminsi 40. Ntabwo ashaka gukora ibindi, arashaka kugirana ubucuti n'ubusabane n'Imana. Mu minsi 20 aba ari kumwe n'Imana, muri ya minsi 40 aba ari kumwe n'Imana. Nta bindi bintu ashaka kumva. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nuko abahanuzi baturaga mu misozi. Eliya yabaga mu misozi, yaragendaga agatura iyo. Elisa yabaga mu misozi. Bibiliya iratubwira ngo nuko umuhanuzi umugore w'Ishunemu ngo arabaza ngo Eliya ari hehe, ngo aramubwira ngo ari mu misozi miremire. Ngo aragenda agiye kumubwira yuko umwana yari yaramuhanuriye yarwaye ndetse yanapfuye, amusanga mu misozi. Bivuze kubera icyo abahanuzi usanga kenshi bashaka kuva mu bantu bakajya ahantu habonyine, niho hatuma batracta presence y'Imana, bakurura ikirere cy'Imana, bakurura network, bagasabana n'Imana. Niyo mpamvu akenshi abahanuzi benshi ntabwo ashobora kujya mu materaniro atarafata umwanya we w'umwihariko wo gusenga, kugira ngo aganire n'Imana, amenye ngo ni iki Imana ivuga, niba imwishimira, niba iri kumugaya. Agira n'ubusabane, yumva yahorana ubusabane bwa hafi, apana ubusabane busanzwe, ubusabane bwa hafi, akumva yahora afitanye n'Imana ubusabane bwa hafi. Nujya wumva buri gihe cyose ufite inyota, ugahora wumva ushaka guhora ufite inyota yo kubana n'Imana, ushaka kumva icyo Imana ivuga, uhora ufite inyota yo kumva umugambi w'Imana n'ibyo igambiriye gukora, ubwo busabane nta kintu na kimwe ushaka ko kigushika kivuye mu ijuru. Icyo kimenyetso kijya kikwereka yuko ufite umuhamagaro cyangwa se impano ya gihanuzi. Tubimenya, menye ko umuhamagaro niba ushaka guhora ufitanye n'Imana ubusabane, ujye umenya yuko ufite umuhamagaro cyangwa se impano za gihanuzi. Ikimenyetso cya kane, ukunda abantu. Ntabwo ushobora gukunda Imana utabanje gukunda abantu. Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwa Matayo mu bice 12:14, haravuga ngo nuko yomotse abona abantu benshi ngo abagirire impuhwe, arangije abona kubakiriza abarwayi. Kimwe mu bintu byabanje kugira ngo abakize, yabanje muri icyo bita passion, yabagiriye impuhwe, yumvise urukundo, yumva muri icyo urukundo rudasanzwe. Yes, ntabwo ushobora guhanurira umuntu, ntabwo ushobora kumutindaho no gukurura ikirere hagati y'Imana nawe n'icyo Imana imuvugaho utabanje kumugirira urukundo. Hari ibintu nkunda kubwira abahanuzi benshi,
rimwe na rimwe iyo uri guhanura ukumva we ugize iyerekwa ry'umuntu urwaye, akenshi uhita ubyiyumvamo, ukumva niba ari ukuguru kumurya nawe ugahita ubyiyumvamo, ugahita uvuga ngo arimo arababazwa n'ukuguru, ubyiyumvamo passion, ukumva muri wowe ukunze abantu. Ikimenyetso cya kane kikwereka yuko ufite impano cyangwa se umuhamagaro wa gihanuzi ni uko ukunda abantu. Nujya ubona ukunda abantu, imenya yuko kiri mu bimwe mu bimenyetso bikwereka yuko ufite umuhamagaro cyangwa se ufite impano ya gihanuzi. Ikimenyetso cya gatanu kikwereka yuko ufite impano ya gihanuzi. Ikimenyetso cya gatanu kikwereka yuko muri wowe harimo impano ya gihanuzi. Ubuzima bwa gihanuzi uhura n'inzitizi, uba mu mibereho ya gihanuzi. Imibereho ya gihanuzi, ese iyo mibereho ya gihanuzi iba hite? Mu cyongereza baravuga ngo ni prophetic ethics. Prophetic ethics. Prophetic ethics, imibereho ya gihanuzi. Prophetic ethics. Icyambere, uravugwa, ukorerwa icyo bita persecution, urahohoterwa. Uriya n'umutubuzi, uriya n'umubeshi, uriya n'umutekamutwe, uriya ntabwo ibyo avuze biba, uriya ibiki n'ibiki, uriya ibintu byose biguca intege. Ujya kubona ukabona igihe iminsi cyangwa se ubuzima bwawe ugenda uhuriramo n'intambara, n'utuntu tumeze nk'udutambara, ugenda urwana, ustrugglinga, ubabazwa kubera utwo tuntu. Prophetic ethics, kubera iyo mibereho ya gihanuzi. Umuhanuzi ukabona baragiye, hari akagurupe kagusenye, kumva umuntu ari kukubeshyera, kumva niwe byoroheye gutangwaho urugero rubi, ugahura n'ubukene, ukabona niwe ibintu ibigeragezo niwe biri kugenda bizira. Rimwe na rimwe ujya kubona ukabona abahanuzi benshi nibo tuzi bamaze gusenya ingo zabo. Hari utuntu tw'udutero, udutero agenda ahura natwo. Nujya ubona utwo dutero ugenda uduhura natwo mu muhamagaro, ukabona abana bari kukugora, barakunaniye, utwo tuntu tw'utugeragezo, nta mafaranga, ibintu byawe bigenda bibyanga, ugerageza gucuruza ugahomba. Those are the prophetic ethics. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza imibereho y'uko uba mu muhamagaro wa gihanuzi cyangwa ufite iyo mpano. Ubwo buzima bukugora, ugenda ustrugglinga, uhura n'utuntu dutandukanye tugenda tukujomba tw'amahwa, ubuzima imibereho ya gihanuzi. Bwana Yesu asifiwe. Nujya ugera kuri ibyo, jya umenya yuko iyo mpano ya gihanuzi, umuhamagaro wa gihanuzi uwufite. Turi ku kintu cya gatanu, ubuzima bwa gihanuzi, imibereho ya gihanuzi, uko ubayeho, uko umuhamagaro ugenda ukugerageza, abagutukira ubusa. Hari abantu banurira bakakubwira ngo ntabwo ari kubitubwira, ahubwo barabimubwiye se. Utwo tuntu tugenda tukugora, tujye tukwereka yuko ufite uwo muhamagaro wa gihanuzi. Ikintu cya nyuma kubikwereka yuko ufite iyo mpano cyangwa se uwo muhamagaro wa gihanuzi, nuko uba karosi, urarota, urerekwa. Igihe cyose uryamye urarota. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ibwira Aroni ndetse na Miriyamu, Imana ibwira Aroni na Miriyamu ngo bari baneguye Mose, baravuga ngo niba muri mwe hazigira habaho umuhanuzi, ku gitanda cye niho nzamusurira, mubwiye, ntabwo nzigira mvugana nawe umunwa ku munwa, nzamusura aryamye. Bivuze iki? Iyo urose ibintu ujya kubona ukabona birabaye. Urota umwana yarwaye, bwaca mu gitondo ugasanga koko yarwaye. Urota inzoka ikuruma, wabyuka nyuma y'iminsi mike ugahura n'uburwayi cyangwa se ugahura n'ikigeragezo. Urota umuntu ari kugutera amabuye, bwaca mu gitondo ukumva amazimwe bakubeshyeye, uhise uhura nabyo. Ibi ikikwereka ikintu cya gatandatu, anaricyo dusorejeho. Tuzareba ibintu byinshi, tuzareba ukuntu iyi mpano ikora, ariko kimwe cya gatandatu kikwereka yuko impano ya gihanuzi uyifite, nuko urota ikintu kikaba. Nshuti yanjye, muri ibi bintu uko ari bitandatu tubonye,
nubona ibintu byose ukabona ibi biri kugenda bikubaho, ujye uhita upfuka musenge ubwira Imana ngo ngaho nkoresha uko ushaka. Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta, ubwiza bw'Imana bukomeze kukubaho. Wowe udukurikiye, niba turakora subscribe yikore, kandi niba waramaze kuyikora ibi biganiro ujye ukomeza kubisangiza abandi, uduhe comment, like, kugira ngo turebe ko tumenye ko tuba turi kumwe. Imana ijye ikomeza kubagirira neza, Imana ijye ikomeza kubambika imbaraga. Mwari kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Shalom, shalom.